Turagushimiye data, dushimiye imbaraga zawe. Uri Imana ikomeye, uri Imana nyiribihe, uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza mu bugingo bwacu. Dushimiye umugoroba mwiza udasanzwe uduhaye, dushimiye umugambi mwiza udufitiye mwami. Turakwakiriye muri uyu mwanya, reka imbaraga z'Imana ziganze, umwuka w'iteka Imana akomeze gukora imirimo n'ibitangaza mu buzima bwacu. Turiyegereza kubaho kwawe, ni wowe ubasha kurema ibintu bikomeye muri twe, kuko uri Imana ihoraho iteka. Mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Twongeye gushimira Imana cyane bene data muri uyu mugoroba. Dushimira Imana yabanye natwe, yaturinze iminsi yose kugeza muri uyu mwanya. Turashimira ubwitorero muri rusange, cyane cyane twongera gushimira abashumba bacu kuduha aka kanya kugira ngo tubashe guhagarara hano. Mumfashe mu by'ukuri tuba duciye bugufi cyane imbere yabo, reka tubakomera amashyi tubashimira kubw'uyu mwanya batugeneye. Turifuza kuganira hejuru y'ijambo bita guhindura. Reka dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cy'Itangiriro. Turasoma Itangiriro 24 umurongo wa 59. Dusome twese dufatanije 24 Itangiriro umurongo wa 59 kugeza kuri 60. Kadusome aya magambo. Bibiliya iravuga ngo basezera kuri Rebeka mushiki wabo n'umurezi we, basezera umugaragu wa Aburahamu n'abantu be, bifuriza Rebeka umugisha. Baramubwira bati, mushiki wacu uzabe nyirakuruza w'abantu inzovu ibihumbi, urubyaro rwawe ruzahindure amarembo y'abanzi bawe. Haleluya. Ndagira ngo dufatanye mu kanya gatoya uze kumva intego y'Imana ikomeye cyane kuri wewe. Kimwe mu bintu bikomeye Imana yari ikeneye kuzabaco mu isi ni ukuzasoza icyo Umwuka yashatse kuzakora. Kuko abantu bose bavuka mu buryo bw'umubiri, niko umuntu avuka mu buryo bw'umwuka. Aya ni amwe mu magambo akomeye yavuzwe basezera umugore bita Rebeka igihe Eliyazari yari agiye kumushaka, amushakira Isake umuhungu wa Ibrahimu. Namwe mu magambo akomeye aremereye bavuze ku buzima bwiwe. Abantu bose b'Imana mu guhamagarwa, Imana ibibizi intego n'impamvu yakuzanye cyangwa yagushize muri uwo mwanya. Mbere yuko wenda uzaragwa ijuru, hari icyo Imana yashatse kuzabaco, kandi hari n'icyo Imana yashatse kuzasiga ukoze. Yesu ashimwe cyane. Amagambo twasomye yavuze ngo basezeye Rebeka aho yari avuye mu muryango wabo. Wenda nawe ushobora kuba warayabonye, cyangwa ndetse wenda waranasomye, ndetse wenda ushobora kuba waranayabwirije. Ariko ikibazo uza kwibaza gusa ni kimwe, ni ukuvuga ngo hari Imana yagushize, hari ikintu cyakoretse kuva winjiye. Bamwe Imana yabagize abashumba, abandi Imana ibagira abavugabutumwa, abandi Imana ibagira abanyamasengesho. Ariko nguko umuntu avuka akagira umumaro mu muryango wabo mu buryo busanzwe, niko ijuru riba ryiteze icyo uzasiga ukoze mbere y'uko uzaragwa. Ntabwo Imana yaguhamagaye ngo bakurebe gusa, nta nubwo Imana yagushize mu gace ngo kazagume kurya kari. Ndagira ngo tuze gutinda ku kintu bita guhindura amarembo yari yarafashwe n'abakozi ba Satani bihariye. Aya magambo bayavuga basezera Rebeka ni umuntu wari ugiye gushakwa mu muryango w'abakozi b'Imana bakomeye. Yari agiye gushakwa kwa Ibrahimu, agiye gushakwa mu muryango w'abanyamugisha, ariko bamusezera mu magambo abiri aremereye. Icyambere baramubwira ngo urubyaro rwawe, haleluya, haleluya, wewe uzabe nyirakuruza w'abantu inzovu. Mwene data turaza kwibaza ku kintu kimwe cyane muri aya magambo tuganira, kivuga ngo ese kuva ukijijwe, kuva umenya Imana, kuva wakiriye Yesu, kuva uri mu rusengero urimo, hari ibintu byagiye bihinduka. Hari n'ivyo Imana yagukoresheje kugira ngo bihinduke. Ese kuva ubayeho muri gahunda y'Imana, hari ibintu byafashe umurongo bitari bifite. Hari ivyo wimuye Satani yari yarimitse. Hari bamwe mu bantu bakoreraga Satani kubera we uhageze bahindura umurongo baragukurikira. Amen. Amen.
ijambo rya mbere iryo ni irisanzwe, ni ubuzima busanzwe bw'abantu. Baramubwira ngo urubyaro genda wewe uzabe nyirakuruza w'abantu benshi, uzabyare wororoke. Ariko iki cyane sicyo natizeho. Ndagira ngo uze kumenya wewe mu kuvuka kwawe mu isi y'umwuka nk'umusirikare Imana izanye kugira ngo azagenda agira ibizakuraho, hanyuma Imana yubaho, cyangwa umurongo wawe uzakurikirwe n'abariya bose batari bazi Imana. Ijambo ryavuze ngo urubyaro rwawe ku marembo y'abanzi hariho abakozi ba Satani bihariye, baramya ibigirwamana, bakorera Satani, baramya imana zitari imana. Wowe uzahindura uriya murongo, bazafate umurongo wundi mushya. Bibiliya yavuze ngo urubyaro rwawe ruzahindure amarembo y'abanzi babo. Amen, amen. Duheze Imana icyubahiro bene data. Haleluya. Ushobora gusanga umuntu yarakijijwe ariko kuva yakizwa kugeza amagingaye, uretse no mu muryango we, uretse n'abo akorera umurimo w'Imana, uretse n'abo bakorana, ibintu hari igihe bipfa araho. Kandi muri we habitsemo gusenga, muri we habitsemo ijambo, muri we habitsemo imbaraga, muri we habitsemo kwiyiriza, muri we habitsemo guhindura. Ariko ibyo byose ni ngaho ntacyo birakora kuva yakizwa kugeza amagingaye. Nawe ubwe uretse nuko yahinduye, iwe baramuhinduye niwe utwarwa. Amen. Katuzamura Imana icyubahiro bene data mu izina rya Yesu. Reka nkubwire, iyo wavutse mu isi y'umwuka, mu ijuru baba biteze icyo Imana yavuze uzasiga usohoje. Reka mbabwire neza, hari icyo Imana ibivuze ngo iki kizabaho, hakaba umwuka w'Imana ugikiva ukakibundikira ukakirarira, hakaba umuntu uzagisohoza. Uri umwe mu bantu Imana yari izi ko ikikwitezwemo mu isi ari uko abantu bazareka ibyo bakoraga bagakurikira Imana bakubonanye. Hafi y'abantu benshi amagana n'amagana, uretse nuko agenda ahindura, iwe yafashe umurongo utari uwe. Ntabwo cyane mu ijuru batinda ngo kanaka afite ubukire bungana gutya, afite imodoka n'amazu n'ibindi. Batinda nimba hari umwe byibuze mu manyabyaha yari yahindura bukeya akamubwira ko Yesu azagaruka, cyangwa akamubwira ko Yesu ari umwana. Kadusome ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cya Yeshuwa igice cya mbere umurongo wa 3. Niyagira utufasha gusoma aya magambo. Uwiteguye nadufashe asoma aya magambo gatoya. Ngahe dufashe inshuti Imana. Yeshuwa 1:3 haravuze ngo aho muzakandagira hose ndahabahaye, kuko nabwiye Mose uhereye mu butayu no kuri uriya musozi Lebanoni ukageza ku ruzi runini rwa Efurata, igihugu cyose c'Abaheti no kugeza ku nyanja nini iburengerazuba nirwo rugabano rwanyu. Bangusubira mu gatoya. 4:3 haravuze ngo aho muzakandagira hose ndahabahaye. Subiramo witonze neza. Aho muzakandagira hose aho muzakandagira hose ndahabahaye. Reka dukomere Imana amashi cyane bene data. Amen. Uraza kwibaza ikibazo kivuga ngo ese wewe nk'umuntu ufite Imana imyaka yose umaze uri umukristo, hari nk'umuntu byibuze umaze kwiga umurongo wawe? Icyo bita guhindura, umuntu agafata umurongo wawe akarekuwe, ntabwo ari ikintu cyoroshye. Abagabo b'Imana bari buzi umwuka w'Imana, batinze ku cy'Imana yavuze kuri bo. Ntabwo cyane batinda ngo bazotunga cyangwa bazatunganirwa cyane, ibyo ni bisanzwe. N'abapagani bafite amafaranga, bafite n'amamodoka, bafite n'amazu. Ariko mu isi y'umwuka biba biteye agahinda iyo Imana ivuze ngo ni wewe uvutse kugira ngo n'abandi bazavuke, kuko mu isi y'umubiri abantu babyara, no mu isi y'umwuka abantu barabyara. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Kandi ntabwo ugomba kubyara abantu bazapfa nabi. Ni ibintu biteye agahinda ko umuntu akizwa yarangiza iwe akabingumba. Aya ni amagambo aremereye cyane, kandi aya magambo bavuze kuri Rebeka yo yarabaye. Abyara abana babiri, yabyaye Esawu, abyara Yakobo. Yakobo ya magambo yavuzwe ngo urubyaro rwawe ruzahindure. Guhindura ni ijambo wenda navuga ryaba ikinyamurenge cyangwa ikinyarwanda.
mu yandi magambo neza avugika n'icyo bita gufata gace. Karimo abanaki, karimo abapfumu, karimo abarozi, karimo abakozi ba satani bihari. Wewe wagakandagiramo gutya imurongo ukaba musha. Cyo bita revolutionnaire. Niwamba umuntu uzana impinduka si uwo ari we wese. Ntiwakorana na satani ngo nurangiza witegure ku rubyaro rwawe. Abantu uzabyara bazahindura amarembo, wewe ubwawe ukiri kurya. Amen. 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 Nshuti yanje utekereza abantu b'Imana muri Bibiliya bavutse bageze mu bihugu by'abanyamahanga barabihindura umurongo byari bifite bifata umurongo w'Imana. Iki ni igihe cyawe nanje kwibaza, ese sinoba nsinziriye cyane, sinoba naratwawe n'itiro ry'ibitotsi, sinoba naragoswe n'izindi mbaraga ku buryo icyo naremewe kuzakora atari cyo mbaye nkora? Wahindura gute? Duheze Imana icyubahiro bene data. Haleluya. Usugira ngo abantu bahindura amarembo y'abanzi n'uwo ari we wese, ni abantu bafite ifuhe by'Imana bitabaho, ni abantu bafite gusenga gutangaje, ni abantu bafite umurongo w'Imana udakina. Baba abagabo, baba abagore, baba abahungu, baba abakobwa, umwe muri twe twese ukutungana ugomba kwibaza ikibazo, abo tubana nje nabo ninde wasubiye inyuma, ninde basanze? Amen. 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 Uretse wenda ibyuzi ibindi uhaye winjiramo kugira ngo n'abariye bose bataraza bazaze birangana iki? Ko bahamagariwe akazi k'Imana gakomeye kurarira ngo guhindura umunaki, guhindura umurozi, guhindura umusambanyi, wagize ngo ni akazi koroshe. Men is a right dance. Haleluya. Wagize ngo guhindura systeme yubakitse. Wenda urugero iyi ngiyi akamenyero ngo abantu bamenyere ibintu by'Imana, wopfa kubihindura udasenga, utiyiriza, udakiranuka, udaharanira kwezwa. Guhindura gace umurongo w'Imana ugakurikizwa neza nawe ubwawe ukabyishimira, wagize ngo zokorwa n'umuntu uwo wese. Wowe ubwawe tugisenga, uretse no kudasenga hari indi systeme winjiyemo nawe utaruzi. Wageze hano wenda usenga ngugere hano bidashira, none wotegereza kuzahindura abantu nawe ubwawe warafashwe. Amagambo y'ikirenga y'Imana aravuga ngo iyo udatwaye uratwarwa. Amen. 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 Niba ugomba kwibaza ndi mu kazi cyangwa naragoswe. Bamwe mu babaye abanebwe kuva tubonanye nabo, ese iyi myaka 2 tumaranye barankurikiye, ibyo byose bakoraga birashira. Urubyaro rwawe nirugera ku muryango ruzahindura umuvumo w'umugisha, ruzahindura amateka y'Imana z'abanyamahanga zibigirwamana zipfe bakurikira Imana yawe. Wakomeye Imana mashitani bene. Amen. Amen. Birasaba imbaraga, ntabwo ari umuntu wari we wese. Iyi nyenyeri yawe ikimurika guhindura n'akantu gatoya biroroshe. Ntabwo ari uguhindura gusa ngo wenda wasenze, habe n'umurongo wawe umuco wawe umwe bawukurikira gutya bakareka Imana zabo. Ntabwo guhindura Goliyati, guhindura Farawo, guhindura Abanaki, guhindura Abayebusi, guhindura Abafilisitiya ari akazi gato, ni akazi gakorwa n'abagabo b'Imana bihari. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nshuti zanje dutegerezwa guhaguruka tukamenya hari ijambo ry'Imana rivuga ngo wowe usinziriye kanguka. Yesu abona uko kumurikira, ntabwo yakumurikira usinziriye, nta nubwo nawe wagira icyo ukora kuko warafashwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ugomba kwibaza ikibazo kibangwa ese kuva nkijijwe ko ndajahe ngezehe maze kureka iki, ko ndasatira kuzareka niki, ni bangahe bamaze kunkurikira nabyaye bangana iki, ese umaze kubyara ni bangahe umaze kureba neza ku murongo wawe bagukurikira neza. Ko hari abagabo benshi ashobora kukubwira ngo abana barananiye mu rugo, aho barakunaniye nyine nawe ubwawe warinaniwe neza. Nubwo tushobora kuvuga nimba uri umukozi w'Imana wihariye, uri umugabo hamwe n'umugore, ngo abana bawe turamenya neza ko ari abana b'abanyamugisha cyangwa ko ari abana bisezerano. Ntabwo cyane batinze kuri wewe, batinze ku rubyaro ruzagukurikira. Umugabo w'Imana yarahagaze gutya, Eliya abyara Elisa, ngo amubyara arahindura. Uwavuzwe w'amateka wavuzwe muri aya magambo twasomye, Esawo yamaze kurya ibishimbo guhindura birashira, biramugenza ngo birashira. Birashira. Yes. Hari icyo bita opportunity, ntabwo amahirwe agaruka. Kurya ibishimbo si bibi, ibishimbo ni imbuto
ni imbuto inatangwa n'Imana. Ariko ubirya gute? Iba yabiriye mu bundi buryo. Baramubwiye ngo wa mugabo we, nta kibazo ndaguha ibishimbo, ariko reka dusinye ndebe wenda ko nofata ubukuru bwo bugasubira mu butoya. Nyina wa Yakobo afasha Yakobo gusohoza kiriya Imana yari yavuze. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Birasaba kurinda iyerekwa mu buryo bukomeye inshuti yanje, kugira ngo umurongo wawe ugire bamwe uzasiga uhaye umurongo musha. Yakobo arabyakira, ise amusabira umugisha, aramubwira ngo imirima yawe izatondewe ikime. Uretse n'icyo iwubwe arahinduka kugeza ku rwego umuhungu bamwise izina ry'igihugu. Amen. Amen. Ashimwe cyane. Amen. Sinshobora wenda kubasha kubivuga, ariko hari abakozi b'Imana utoba ukimenya umurongo wabo, nabo ubwabo baribuze, nabo ubwabo mbisubiremo baribuze. Icyo yakoraga mu mwuka sitagikora. Ngo abyare Yosefu arahindura, twita konkerire. Umwuka yari yarabivuze, hanyuma arabibundikira neza, arabyarira. Ntabwo muri abantu boroshe bene data mu Mana muteye ubwoba. Imana niyo yavuze ngo muzakandagira inzoka na skorpiyo, arinde umwana we avutse nawe. Twese Imana icyubahiro. Haleluya. Azaye Yosefu nawe arahindura. Munemerere gatoya dusomeye ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cya Daniyeli. Reka mwene data afate mikrofone yongera dufashe gusoma gatoya. Dusome igice cya 3 umurongo wa 13. Murongo dusome ku murongo wa 19. Ariko umurongo nejeje cyane ni umurongo wa 28. Turacyari kuri uyu mwanya. Tuzamura Imana icyubahiro bene data. Haleluya. 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 Nibanga umaze guhinduza imvugo zawe, imvugo yawe uzivuga yonyine. Bamwe mu mukorana bamaze gutinya Imana yawe kudasanzwe, imeze nk'iya Finehasi. Bamwe mu bo mubana mu kazi k'Imana, baba bavuga butumwa, baba pasiteri mu bana, ku buryo hari bimwe bamaze kureka kubera wowe mu bana. Bamwe mu badamu muririmbana bamaze kumenya ngo titwakomeza gukora aya marorerwa tubana na naka. Yesu ashimwe cyane bene. Uwo ari we wese nta Mana izicuza n'umunsi umwe ko yaguhamagaye, kandi ntabwo yaguhamagariye akazi koroshe. Imana ifite imbaraga zo kugufasha no kukubashisha ukazagera ku Umwuka w'Imana yavuze. Yesu ashimwe. Soma aya magambo twumve mwene data. Katureba abasore bavuye i Yerusalemu bafite Imana ngo bagere mu gihugu, basanga kirimo bigirwamana. Guhera ku baperezida b'ibihugu basanga bose tibaramye Imana nyamana i Babuloni. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Wenda njyewe sinabasha kubisobanura nkuko biri, ariko Umwuka w'Imana aguheshe kwibaza ngo ese sinoba narahuze. Hari ibyo wowe wenda utinzemo atari iby'Umwuka cyane yashaka kuzatindamo. Umuntu ashobora kuba atari umusambanyi kandi atari umurozi, ariko ibitotsi bikamubuza gukora icyo Imana yavuze. Haleluya. Haleluya. Urugambo rwotuma udakora icyo Imana yavuze, urugambo rwonyine gusa. Bimwe muri systeme za Satani akoresha ni ukuvuga ngo nawe udakora iki cyaha niki aguhugirize muri gahuga gusa, inyenyeri yawe izimire cyangwa ipfe cyangwa iyobe. Nurangiza abagore wogahinduye baguhindure, abahungu wogahinduye baguhindure. Niba wenda bamwe bakora iki wewe wasengaga babigukuremo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muzamukorera ibi kubera kunibuka. Ibyo ni ibanga ryaho ushobora guhindura Nairobi wayirangiza ugatangira kuja guhindura Somalia. Cyo bita gufata uduce n'uduce tubita tukonka, ntabwo ari akazi gatoya. Ibi bikorwa n'abakobwa n'abahungu, imiriro. Dukomere Imana cyane rene. Uruzaro rwawe oya ntiruzaceceka, ruzirukana abazimu, ruzasenya ibihombe bya Satani, ruzacakazagari ku rugomo. Haleluya. Haleluya. Twese Imana icyubahiro. Haleluya. Ako ni akazi gakorwa n'abagabo b'Imana bihari. Udatekereza ngo Mose yari umugabo bene uyu uraho gusa. Udatekereza ngo Yeshuwa yari umugabo waraho. Udatekereza ngo Eliya yari umugabo uraho. Udatekereza ngo Kalebu yari umugabo uraho gusa. Abo ni abagabo batakina, bari serious mu Imana yavuze. N'Imana yavuze ngo Yesu aravutse, uwo Mwuka w'Imana arabivuga, arangije kubivuga. Simiyoni na Ana barabirarira barakiva kugeza Yesu avuze.
Imana ishimwe cyane bene data. Imana ishimwe cyane. Uratangira kwibaza ese Mana kuva ninjira muri Nairobi byibuze amaze kubwiriza indaya zingana ikizakije. Wera mu mujyi wenda wa Nairobi bene bamwe na bamwe wenda babakorera hariya mu mujyi. Aho mu cyari yo nkorera n'abasomali bangarika imaze guhindura wenda Mombasa. Nene vale yazima. Haleluya. Aho bamwe mu dukorana umurimo w'Imana ni bangahe bamaze kumenya ko ikinyoma ari icyaha kizarimbura abantu bakiretse kubera nje tubana wenda mu budiyakora. Neno la Mungu ni panga. Jambo ry'Imana ryo tirigenda nkuko rubona shaka, tirinagenda nkuko nawe ushaka. Riragenda kuri Imana yarivuze. Iyo mu ijuru babona waragoswe, warafashwe, udakanguka, udasohoza iby'Imana yavuze, bagira gahinda kuko usa n'uwavukiye ubusa. Amwe mu magambo akomeye cyane mu Rwanda munabizi ko bakorewe amarorerwa intambara, singiye kuvuga izo cyane. Impamvu itumye mvuga iryo jambo nakantu kamwe gatoya gusa. Natangajwe nako umunsi umwe bazabagira insanganyamatsiko ya buri mwaka iyo baje kwibuka abantu bazize itsembatsemba. Noneho barandika baravuga n'ahantu ku rwibutso rwa Ntarama muri district ya Bugesera. Ako gace bandika ijambo niyo nsanganyamatsiko bari bafite mu rwego rwako karere apana mu rwego rw'igihugu. Nakajambo banditse baravuga ngo sinkazime wararokotse. Mwisi y'umwuka no kuvuga ngo abantu tibagapfapfane ngo bazakomeze gukizwa nabi warababayemo warabinjimo. Dawudi yarinjiye gucya ngo yinjire asanga abantu bagiye kuzima. Goliyati yahagaze yabaye igihanda ngo yinjire gucya tibazima. Wakomeye Imana amashanyarazi tibazima. Nuwango bari hafi kuzima bose bari mu myobo batangiye kuja mu ndaki ngo hagarare gucya kuko yaremewe kuzahindura. Yari yavutse mu buryo budasanzwe. Aba bagabo b'Imana bose mureba hano n'aba bavyeyi bose mubona hano sinzi icumuka yavuze umunsi abantu benshi bavuka mu mwuka. Tube turetse wenda mu mubiri abantu tunaziranye cyane ariko mwisi y'umwuka kuva winjiye gucya mwisi y'Imana hari ikintu bari biteze ubaye umusirikare ufite inkota igomba kwica imigambi y'abazimu ukaba nkadabuta. Soma ya magambo. Ariko tekereza ngo ukandagiye muri mwiki urayihawe warangiza ugasinzira ukwezi ukarya amezi 5 turi maso ukaja mu rugamba amezi 6 turi kumwe warangiza nguriteze ngo uzahindura indaya uhindura abarozi you can't tiwabishobora. Amen, amen. Umuntu uhindura abarinzi yerekwa mu buryo budasanzwe. Bwese Imana icubero haleluya. Kumenya kuvugana n'Imana buri kanya. Hari abagabo b'Imana n'abagore benshi adashobora kubaza yumva n'ijwi n'umunsi umwe yigendera gusa bisanzwe. Cyo bita aho muzakandagiza ikirenge. Hari cyo baza bita gukandagira ikirenge mu mubiri, hakabicyo bita gukandagiza ikirenge mu mwuka. Ugakandagira ahantu mu mwuka, undi akakandagira mu mubiri bisanzwe. Ushobora kuba ukungana nubwo waba uri muto muto mwisi y'umwuka ungana wenda n'iri kanisa. Kubera iyerekwa ryawe ukuntu riremereye ntabwo uhawe ureba mu ikiyo nyine watangiye kureba n'andi makawunti kubera umugambi w'ubwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane bene data. Ntabwo umuntu w'Imana agarukira hafi nza kongereza kamwe nigeze gusomeye historique ndatangara akana kagahungu ka kongereza niko kapfuye gafite iyerekwa ryo kuzofata isi yose. Ndahumirwa mwisi k'imyaka mikeya cyane kari gafite umugambi wo kuzakonkirira isi mu rwego rusanzwe rw'umubiri gusa. Yesu ashimwe cyane bene k'abantu bagenda baguka none n'ejo mu byo bakora bisanzwe niko tudashobora kwibaza Imana wamenye kugeza amaginga ya nimba hari icu yungukira cyangwa nimba warabaye ingumba. Amen, amen. Mwese ko muri abantu bakuru muzamwira nk'umwana apfa mu buryo bumeze gute. Umwana apfa iyo umugore abaye ingumba, umwana agapfa iyo umugore indivuyemo, umwana agapfa iyo avutse ntakora ibyo abavyeyi bari bamwitezemo. Mwisi y'umwuka rero nta kintu giteye agahinda nk'abapasiteri kukubwira ubutumwa bakakubwira Imana bakakubwira icyaha n'igisana warangiza ukazubapfira imbere none n'ejo kandi ufite Bibiliya. Soma ya magambo. None usigira ngo abapasiteri bavuga bagahiga Imana kubera wewe nuko se batakubwiye icyaha, nuko batakubwiye Imana, nuko batakubwiye ko Yesu azagaruka, nuko se batakubwiye ukuri. Warangiza ukabapfira imbere bakureba gutya. Uriya muririmbyi wakoze bijyanwa nuwo kwa pasiteri kana. Suko pasiteri atamubwiye ahubwo nuko umwana atamekinze icyo bita to pay attention. Ntabwo wakoze icyo bita usikivu mu Giswahili ngo utinde kucyo pasiteri yavuze. Yakivuze mu mwuka aratongera. Uyurebeka baramutongereye. Haleluya. Haleluya. Impamvu ni kwirembo ni ibintu byose bibera ni umugishuza niyo n'umuvumo uturuka. Hari icyo bita inkomoko y'umuvumo hakaba icyo bita isoko y'umugisha.
Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ari ukwaguka mu gusenga ugeze. Ari ukubwira abantu ko Imana idakina n'ijambo ryayo ridakina ugeze. Ari ukugenda n'igitinyiro cy'Imana imbere y'abazimu, imbere y'abanyamahanga batake ugeze, cyangwa warafashwe. Amen. 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 Hari impamvu zigaragaza ko uyu mudamu adasanzwe ubwo yinjiye muri iri torero ibintu bizahinduka. Hari impamvu yerekana ngo uyu mukobwa ateye ubwoba, amaze guhindura abahungu buzuye imyuka y'ubusambanyi barenga 20 kuva yinjira muri ya korali. Yesu ashimwe cyane. Amen. Sashimwe cyane. Genda ngo rero nti wobamenya n'amabanga ababitse muri bo imbere. Wewe uramwitiranya ukagira ngo none karacyara gapagani, naho muri we habitsemo ijuru ryose. Yesu ashimwe. Amen. Ngayesoma aya magambo wenda barebaga abanyesiraheli bararebaga bakabango Yoshua na Kalebu ntacyo bageraho, naho abagabo bafite ubwinshi bw'ijuru muri bo. Niyo mpamvu Yoshua yababwiye ngo nimukora amahamba mwitegure, ejo tuzambuka, tuzahindura kariya gace kazahinduka. Ngo barangize bahindura abanaki, bahindura abaferizi, bahindura mo karindwi. Ndashaka kubaza wenda reka ndeke kubibaza, reka mzihorere. Amoko wenda umaze guhura nawe wapagani ni benshi, sinzi nimba wari wahindura na bumwe, bahinduye arindwi. Wakomeye Imana amashi cyane bene. Tuzamura Imana uko mwizina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Wenda ukorera hehe na hehe na hehe na hehe, akandi kazi k'umwuka ugezeye. Musengera hano, sawa usengera hano. Mwijuru habiteze ibindi. Ntabwo ari kwanga usengera hano gusa, byibuze revolution igaragaza ubuzima bwawe. Igihe nari nicaye hariya nakomeje gutekereza abagabo bamwe bari bafite umutima udasanzwe guhera muri Bibiliya. Ngaho soma aya magambo twumve. 3:13 Daniyeli haravuze ngo nuko Nebukadinezari ararakara cyane ategeka ko bamuzanira Saduraka, Meshaki na Abedenego. Niki gitumye arakara? Nuko gitumye arakara sikindi abahungu basinye ngo tituramye Imana zibigirwamana, kandi nabo ntibaramenya ko rikiza guhinduka, ibo biziritse ku Mana burundu. Nani umugisha mwene data cyane ku mashimwe yavugaga, nanje yankoze ku mutima cyane, ariko ndashimira Imana kuko Imana yo gukorera ibizo bitangaza byose mu izina rya Yesu. Amen. Nebukadinezari aravuga ngo mwabahungu mwe Meshaki, Saduraka, Abedenego, mwishiye muri iki gihugu cyanje ntigikina, ubwo mwanze muramye ibigirwamana murapfa. Ngaho soma aya magambo twumve. Nuko babashira umwami. 14 Nebukadinezari arabakebukana aravuga ati, mbese Saduraka, Meshaki na Abedenego nimwe mwabyitumye kudakorera Imana zanje? Bireke simbukuje ku 19. Aha mbere usomye yagize gute tiyarakaye. Soma ku 19. Nebukadinezari azabiranywa n'uburakari, mu maso he hahinduka ukundi. Yakubitanyaga n'abakristo badakina. Areba Saduraka yaguhagaze gatoya, yakubitanye n'abasore batatu badafite bene wabo mu gihugu. Komera Imana amashi cyane bene. Oya batajamwe gusara abanyage, bagiye bafite n'ubukristo. Tibinjiye muri Babuloni gusa ngo birangiriraho, bafite n'ibindi bintu bazakora, bafite goro, bafite cyo bita purpose, bafite objectif ikirenga. Ntabwo ibo bitaye kuri president, baramubwiye ngo ntitwogusubiza. Imana dufite irahagije. Sashim 19 akoze iki? Aba president murabizi ko bazabikoraho naho ntiboroshe. 19 Nebukadinezari n'abasorega barasanzwe. Soma. Nebukadinezari azabiranwa n'uburakari, mu maso he hahinduka ukundi. Areba Saduraka na Meshaki na Abedenego igitsure. Abareba iki? Igitsure. Ategeka ko bamenyegeza itanura rirushirizeho uko ryari rikwiriye kwaka 7. Manuka 20. Maze atoranya abanyembaraga mu ngabo ze, abategeka kuboha Saduraka na Meshaki na Abedenego ngo babajugunye mu itanura ry'umuriro ugurumana. Amen. Buretse ese aba bantu, reka mbaza akabazo kamwe, buhagaze mutura hari akoba bafite? Nawe hari umuntu usa n'afite wenda ntabigaragaze, ariko agasa n'ufite nk'akantu k'igihunga no gusa, agasa n'afite nk'akantu, hari ubwoba bafite?
Yesu ashimwe. Wowe utinya akantu kangana gutya, ababo babwiye perezida ngo turanze. Nimba utwica n'akazi kawe. Ariko ijuru rikorana n'abera. Yesu ashimwe cyane. Amen. Soma 26 turebe ibyabaye. Iyo wagumanye n'Imana neza, Imana yiteguye. Imana irihagije gukorana nawe iyo utayikoresha isoni. Haleluya. Amen. Ugomba kwibaza ubutoza bwawe icyo buhaye gukora kuri none. Ntabwo tukuzi cyane, ntituzi n'imikirizwe yawe, ntituzi n'ibyo ugaburira umutima wawe none. Hari umuntu ushobora gusanga umutima we awugaburira urugambo kuva ku wa mbere kugeza niporo. Undi awugaburira amafoto apfuye kuva ku wa mbere kugeza niyo. Aho umutima wawe wawerekeje niho wungukira. Ntabwo ushobora kwizirika ku Mana. Haleluya. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Ngo nurangiza wizera ibyo Imana izakora ngo Imana ikureke. Soma 26 twumve. 26 aravuze ngo nuko Nebukadinezari yigira ku muryango w'itanura ry'umuriro ugurumana aravuga ati yemwe Saduraka na Meshaki na Abedenego mwabagaragu b'Imana isumba byose mwe nimusohoke muze hano. Nuko Saduraka na Meshaki na Abedenego bahera ko bava mu muriro, maze abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abajyanama b'umwami bateranira bareba abo bagabo, basanga umuriro utashoboye kugira icyo batwara. Buhagaze gatoya. Uru rwego ngira ngo abantu benshi ntibararugeraho rwo kwerekana Imana gutya kugeza aho guverinoma yose iza kukureba. Bisubiremo. Uru rwego ni abantu bakeya bari barugeraho, cyane cyane b'impunzi, kwerekana Imana kugeza aho leta yose iza kureba uko bimeze. Soma 28 ku 13 perezida yarakaye, ku 19 perezida yongeye kurakara, 28 statement yahindutse. Wakomeye Imana amashyi. Haleluya. Akimana n'Imana niyo gusaba guhagarara kugeza aho guverinoma yose ikurikira Imana yawe. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Ntabwo ari ikintu cyora ababo bari barenze urwego rw'utu duce twa hafi kwa bakifu n'abandi bararenga muri presidence hejuru. Ngaye tubwira icyabaye. Nebukadinezari aravuga ati Imana ya Saduraka na Meshaki na Abedenego ishimwe. Hagarara. Ibi byobaho. Uyu president yari umukristo cyangwa yari umupagani? Reka twibazanyirize gatoya. Tubazanye. Tuzamura Imana amaboko abari. Haleluya. Yari umukristo yari umupagani? Ndabashije. Changing devolution ntabwo ikorwa n'umuntu wari wese. Meshaki tiyabagaho, Saduraka tiyabagaho. Meshaki, Saduraka nani na Abedenego ntibari ibo bari barivuyeho. Reka nkoresha iryo jambo. Kubera Imana bari bizeye. Statement zahindutse. Perezida avuga ubutumwa umunsi umwe. Komera Imana amashyi cyane. Amen. Akimana n'Imana. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. None perezida wavuze ngo babate mu muriro, ni gute yovuga ngo Imana ya Daniel ishimwe? Uracari ya Mana ivuga bikaba, uracari ya Mana itegeka bigakomera. Ugomba kuburiza yerekwa ku buryo ugomba gutandukana n'abandi mu miterere. Ugomba kwitekerezaho cyane ukitindaho ku buryo hari ibintu bigomba guhinduka bivuye mu Mana wiringiye. Yesu ashimwe cyane. Ugomba kubana n'Imana ku buryo umuntu areka ibyo yari arimo, nimba ari amafuti akagukurikira mu izina rya Yesu. Umwami aravuga ngo Imana ya Daniel ni nguko yavuga ngo Imana impunzi kanaka muri mwiki ishimwe. Bagira ngo yopfa kubivuga umuntu yaragiye mu bintu n'ibindi. Reka mbireka. Ngaye soma aya magambo. Imana izivuga ngo ishimwe yawe ari uko ufite uko uhagaze. Ntabwo bapfa ngo Imana yakanaka ngo nishimwe. Irashimwa yagushimiye iki? Uzugira ngo n'umugisha umuntu agusabira umugisha aza ugusabira atishimye. Ari Imana izayishima, ari n'abashumba bazabishima. Tubwira ngo ibintu byose bizapfa gutagwa gutyo. Umuntu agomba kubanza kishima. Uyu mwana Yakobo ise yarabanje arya zanyama nyina yamufashije guteka, arishima ngo arangize aravuga ngo amufuhire ifuye ry'Imana bimubaho. Kwa guhindura amahanga biba kuri Yakobo wavutse muri Rebeka kurya umwuka w'Imana yavuze. Wakomeye Imana amashyi cyane bereda. Aba tubavuyeho. Uyu ni Meshaki, Saduraka, Abedenego. Ngaye soma twumve. Nebukadinezari aravuga ati Imana ya Saduraka na Meshaki na Abedenego
ishimwe niyo yohereje marayika wayo ikiza abagaragu bayiringiye, kuko bigurukije ijambo ry'umwami bagahara amagara yabo, kugira ngo batagira iyindi mana yose bakorera cyangwa basenga itari imana yabo. Manuka 29. Nicyo cyatumye nca iteka kugira ngo umuntu wese wo mu moko yose y'indimi zitari zimwe ivuga nabi imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego azatemagugwe, kandi urugo rwe ruzahindurwe nk'icavu. Amen. Buhagaze igihugu tukibaye cy'abakristo wakome Imana mashi Bibiliya kuri abagabo batatu umuriro ratse igihugu kibaye cy'abandi kibaye cy'abakristo cyari cy'abandi cyari cy'abapagani changing guhindura ngibyo ni wowe bisaba nije bisaba mu Rwanda niho bigeze kuri n'imindiri barama ngo ni wowe naje twasengera mu bumwe tukazana ubuzutse tugahindura iki gihugu. Abagabo bose wumva banyeganyeje isi barayinyeganyeza gutya babaye abantu badasanzwe bitindaho ubwabo. Yesu ashimwe cyane. Umuntu ushobora kuzana impinduka haba mu bwoko haba mu gace haba mu guhindura abanyabyaha si uwo ari we wese. Birasaba gutinda cyane, biranasaba kwitindaho ubwabo. Tiwohindura utarahindutse, tiwozohindura utarabanje guhinduka, nguhindure uzahindure. Haleluya. Amen. Icyo ni ikintu gisaba izindi mbaraga. Ubwo ni ubuzima bwihariye. Amateka ya Yosefu tasanzwe, amateka ya Rebeka tasanzwe, amateka ya Rahaba, amateka ya Rusi, amateka ya Esteri tasanzwe. Sabagora bari bose n'abantu ijambo ry'Imana riba rifite icyo rizi bazageraho kandi cyavuzwe n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Nawe hari ibintu Imana wenda yagukoresha bigatuma ari wewe ari abagukurikiye abo uzaye mu mwuka bazabyara abandi mu mwuka. Nta kintu giteye agahinda kuruta kuba ubaye aho wenyine gusa nta muntu n'umwe byibuze mu mateka. Wari bavuga ngo kubera Imana tumaze kukubonana, kubera kutarya ruswa, kubera kutiba, kubera kutarindaya, kubera kutari umurozi, ndagukurikiye. Yesu ashimwe cyane. Ni ibintu bisaba kumenya ese sinoba narahinduwe aho kuvuga ngo nje mpindure. Yesu ashimwe cyane. Eliya wahinduye uretse umwana yabyaye mu mwuka Elisa umunsi amanura umuriro baravuze ngo imana zacu zibaye ubusa. Hari ijambo mwibuka bakoresheje umunsi umuriro umanuka bakoresheje ijambo rivuga ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Tuzamuna Imana moko bene data mu izina rya Yesu. Biyo gusaba gukanguka cyane, biransaba kumenya. Abantu benshi ni nkaho bagoswe batabizi nabo ubwabo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Reka tusome ijambo rimwe rya nyuma tuza kwinjira mu mwanya wo gusenga. Imana dufashe, Imana twambike imbaraga, Imana dukangure. Reka tusome ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo dusome Yeremiya. Dusome Yeremiya 15 umurongo wa 19. Haleluya. Amen. Haleluya. Turararikanye twese. Imana iragutegurira ibintu bikomeye. Umwuka w'Imana aragwamagarira akazi gakomeye wa mugabo we. Ntabwo ari ugukizwa gusa, ntabwo ari kuba gusa ngo ndi umukristo. Hari ibindi bintu utegerezwa wa mukobwa we. Hari abantu mu bana bataramenya Imana. Uretse n'abataramenya Imana, hari abandi basubiye inyuma mu bana. Buri hantu hose uhagaze hari abantu bakurinze, hari abantu bagutegereje. Isi irakurinze. Yesu ashimwe cyane. Imana itwongerera imbaraga, Imana idukangure, Imana iduhe kwibaza. Yesu ashimwe. Amen. Hari abantu benshi batarakwigana kubera ko nawe ubwawe ntabwo uri serious mu bintu bamwe. Nawe ubwawe wenyine nongere mbisubiremo waribuze. N'abantu bake bashobora gukurikira umurongo wawe.
kuko nawe ubwawe wenda ushobora kutubaha Imana neza. Soma aya magambo twumve ifite Imana. Kadusome Yeremiya 15. Wari wabona umuntu Imana ivuga ngo nakoresha umurongo Imana ivuze neza azagera ku rwego aba nk'Imana? Haleluya. Amen. Hari bene data twaganiriye ku manywa ndababwira ngo ese muzamuguma kubwira abantu ngo Satani ngo ikeneye abahungu n'abakobwa, aho muri ba agenti bayo, aho murabavuga se niki ari umuntu umunyamakuru ngo ni umuvugizi bayo, aho murabavugizi bayo izabahemba. Iyo nkuru muvuga ni iki? Munaniwe kuvuga ngo Yesu akeneye abahungu n'abakobwa, iyo nkuru yindi mugaye kuvuga hari uwayibatumye. Muvuye Yesu nushaka ubizi mu mutima, ariko hari ibintu bimwe na bimwe utagomba gutindaho. Kubera iki? Imana ikeneye abagabo n'abagore, Imana ikeneye abahungu n'abakobwa bazahindura isi. Ijambo ry'Imana wasomye wenyine, Yesu ashimwe cyane. Nyuma ya Paulo guhinduka, yahinduye abandi amagana n'amagana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abubitse isi yose bageze na Imana ishimwe cyane. Ntabwo ari nawe wenyine bateye abantu ubwoba. Rahaba arabivuga aranabibabwira, arababwira ngo isi yose mwadukuye umutima. Mbega bene abo bakristo, tuzamura Imana amaboko mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. N'abandi nukuma tukavuga ubwoba gusa. Hari ibintu bitanu byotuma udakandagira muri Kanani kandi Imana yaravuze kuzagerayo. Icyambere ni ukwitotombera Imana. Uko niko kuri. Baritotonze babwira Imana ngo niki cyatumye dukura muri Egiputa. Gahunda yo guhindura yabo ibirapfuye, ngo bitotombera Imana bakomeje kureba inzoka z'ubusagwe no kwifuza udutungurusumu n'ibiryo byo muri Egiputa. Iriya mwisi nawe wavuye uri mu kuja kwifuzayo ukazisubira ku itongo wabagaho, bapfira mu butayu ntibagerayo. Icyakabiri, amen, ni ugushidikanya Imana. Ukazibona ni Imana yabivuze, siyo Imana yo niyo yabivuze, ahubwo yabibwiye sinzi nimba azayumva. Nigeze kwandikirana n'umugabo umwe muri Kamerun, arambwira ngo Imana izikorana n'abagabo bazabumva gusa. Nawe umuntu ashobora kumva icyo Imana ivuze hano muri na hano mwitorero warangiza ukabita. Iyo utamenye neza icyo Imana yavuze, iyo Samusoni aza kumenya icyo Imana yavuganye na se na nyina guhindura, oya tiyari yavutse ari umwana wafashe intare gutya. Tuzabona Imana wako, haleluya. Umusatsi we niyo wari kugenda ukagera mu kirere byari bimaze. Ni ku Imana yari yavuze ngo uyu mwana wanyu uvutse azakoreshwa n'Imana ibintu bidasanzwe. Icyagatatu cyatuma udakandagira muri Kanani kandi Imana yabivuze, uretse kwitotombera Imana no kwishidikanya n'icyaha. Sinzi nimba turi kumwe. Nta bagabo benshi bakoze icyaha gatoya gusa mu butayu bakagwayo bari bagiye muri Kanani. Cyaha ni kimwe mu bintu bikomeye bishobora kuzabuza abantu benshi kuzinjira muri Kanani yo mu ijuru. Abahindura ubavuyemo, hasigaye gusa Kare Bunande na Yishuwa. Yesu ashimwe cyane. Abagabo b'Imana barwana, bakarwana n'abazimu, bakarwana na Satani, bakarwana n'umwijima. Si uwo ari we wese, ni ba Daniyeli n'abandi, ingabo ba Yosefu. Dukomere Imana amashyi cyane, haleluya. No, Imana ikeneye abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa. Icyakane cyotuma udakandagira muri Kanani kandi Imana yaravuze kuzakandagirayo n'ubwoba. Turi maso. Wenda reka ndeke kuvuga ibintu byinshi abantu batabatse Rubona yabaye gute. Aho abapagani n'abakristo ni bandi Imana yavuze ko ari bo banyembaraga. Mbarije akabazo abashumba n'abashake bacu babibaretse. Reka mbaza abakristo hano, Bibiri irabanga umukiranutsi azashiruka ubwoba nkiki. None hagati y'umurozi n'umukristo ninde ubaye umunyembaraga? Naho ijambo ry'Imana reka tubaza akagace. Bibiri irabanga umunyabyaha azahunga ari ntahugize gute. None hagati y'umukristo n'umupagani ninde ukwiriye kugira ubwoba, ninde ukwiriye gutinyuka? None ko wirirwa uvuga abarozi none nejo kandi Imana yaravuze ngo abakristo nimiriro bavangiwe. Amen. You can't change. Ntiwazana revolution mu rurimi rwawe. Haramenyereye kuvuga ubwoba direndi o samedi ukazitangira from man to Saturday, cyangwa guhera mu kwa mbere January ukageza mu kwa 12 uravuga abakozi ba Satani ubashaka wi uri umuvugizi wayo. Nabwiye bene data ku manywa ndababwira ngo uretse ko abantu bavangiwe Imana ikwiriye kubabarira abantu. Umugabo w'Imana yababwiye ngo se muvuze iki? Twavuze ngo twatinya abanake. Nimwongerere irindi jambo, twabonye ko twe tutobica. Nimwongerere rya gatatu, twebwe ko turabwira Mose ngo igihugu twakibonye ndetse ngizi n'imbuto twazibonye, ariko we can't.
ntitwotsinda bariya bagabo. Ni muvuga amazina yuko mwababonye, twababonye ari barebare. Utekereza umukristo wanga umurozi ni muremure, umusambanyi ni muremure, umunyamafaranga udakijwe ni muremure, umuzungu wenda ufite imana z'ibigirwamana ni muremure, ntavuga akana gatoya. Bibiliya umuririmbyi yaravuze ngo nubwo yaba ari umwana muto uzi gusenga ntazatinya. Warangiza ukibona umwe uminki hanzi yarya se bari kwavuga ngo twabonye turi inkinziki. Biramugeza ngo Imana dutabare. Ubwoba bwotuma udakandagira muri Kanani neza. Imana cyubero. Haleluya. Barababwira ngo none twambuke tugereyo. Jewe ndafata agace k'Abanaki yaragafashe. Umugabo yari umwe. Icya gatanu cyotuma udakandagira mu gihugu Imana yaravuze kuzakigeramo, utona basha guhindura kuko nawe ubwawe ntibahinda. Amen. 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 Urugo si urwawe. Ni gute abana bo kurusha amategeko ya televiziyo ngo bashiremo filime z'ibyaha cyangwa z'abanyabyaha cyangwa se wenda zibi zitari nziza, bagahera ku wa mbere ari wewe nyiri urugo umugabo, ari wewe nyiri umudamu, abana bakakurisha izo mbaraga kugeza aho uruhuka abwira abashitsi ngo aba bana barananiye bareba televiziyo none narabushimurirwa uburyo. Sawa. Nabo bana bohindura amarembo y'abanzi babo gute? Nta modo, icyo bazabita modo nwango menta, nwango modo n'umuntu utanga form, ukadutanga umurongo ngenderwaho. Abana ni barebe filime si bibi, ariko ryani na ryani iyihe ni giheke na giheke, undi mwanya n'uwiki. Dushobora guhindura ibitekerezo zawe bikiri hasi cyane. When you think down you will go down, when you think up you will go up. Iyo utekereza cyane urwego rw'ikirenga woba nka ba Yosefu. Umugabo yagezeho perezida mubwira ngo igihugu ndakiguhaye kibaye cyawe. None Egiputa cyari cyabana cyari cy'abapagani. Imisiri hariya mwese ntimwize histoire uko zari mese ziriya za hieroglyphe zo muri Egiputa baramyaga ibigirwamana. Yosefu ngo akandege ufite umunyamwuka biramugana ngo birahinduka. Je nuko ntazi kuririmba Rubona ngo kera tuba dusanze gabari abakabaganza ngiraje bigenze neza ibihindura. Wakomeye Imana masitana nene tato. Niyo gusaba kumenya aho nageze muri mwiki akazi karagenda cyangwa ikiranga ubwami bw'Imana. N'abahungu n'abakobwa basa n'abandi, n'abagabo n'abagore bahindura abagenzi babo, n'abagabo bahindura imiryango yabo ikabiha Imana. Imana cyubahiro. Haleluya. Tuzamura amaboko. Haleluya. Niyo gusaba kumenya ko aho uhagaze niho ubwami bw'Imana buri. Ndakwifuriza kubona kugira neza kw'Imana ufite yanjye, ariko cyane ndagusaba kumenya no kwibaza niko umwuka yavuganye nawe ukiri mu mibunda, niko umwuka yakubwiye ukiri mu rurambo. Ashimwe cyane. Niko umwuka yavuganye nawe winjiye muri Nairobi gutya tiwora bitaye hariya ku mupaka bikarangirira Busia. Yewe. Amen. Ibi ni ibintu bitanu bitotuma bitoguperimeta kwinjira muri Kanani. Soma aya magambo. Daniel uramuvuga, Yael uramuvuga, wishe Sisera umugore, urugamba rwatangiwe n'abagabo, akica General Sisera umugabo w'ikirenga w'umurwanyi, amwicisha ikivuguto. Wenda nuko twavuga ngo inkazaranyaza, uretse ko batanyaze izimana izindi yatubikiye, banyaze ziriya bareba ariko ntibanyaze izo batareba. Nivamisagari animanga. Nibirira bangu biboneka nibitaboneka nivy'Imana. Hari izindi kazitaboneka batanyaze. Umunsi umwe abantu bazakira. Imana cyubahiro. Haleluya. Imana igufashe urubyaro rwawe ruzakora akazi umwuka yavuze. Bibiliya yavuze ngo urubyaro rwawe ruzahindure amarembo. Nirugera ku marembo gutya abantu bazasenga. Nirukandagira ku marembo umugisha uzamanuka. Nirukandagira ku marembo imbaraga z'Imana zizamanuka. Nirukandagira ku marembo abazimu bazakirwa ibihanga. Dukomere Imana amacha ibyo. Soma twumvegira mwanya mutoya dusoza. Ndasaba uruhare rwawe inshuti yanje nanje. Ke tugende igitere kumwe c'indirimbo gusa. Bwana Yesu ndiye kimbilio langu, shetana kiniona anatetemeka, 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 anatetemeka. Bwana Yesu ndiye kimbilio langu, shetana kiniona anatetemeka, anatetemeka, anatetemeka. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Akazi karakurinze, va mu rwenya, va mu bintu n'ibindi. Turi hano ku gatuti
dufite uwashinzwe kubavugira imigani. Abasaza mwagaza mwumva amagambo amwe bagaza bakunda kuvuga, bakabwira abana kenshi ngo va hariya uje hariya, vibuzi muje hano. Birasaba abakristo kumenya ni hehe ndi, ese aho ndi movement y'Imana kirakora gute. Goliyati yakibigiranga dore ngiki, Dawudi yaraterekanye gute, gahunda zirahinduka. Abagore baravuga ngo amateka bayimasha. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Abana b'Imana bagomba kumera nk'abazeburoni n'abanafutali. Abagabo n'abagore bagomba kumenya ko aho bari akazi k'Imana kagenda imbere cyane. Soma twumve. 15:19 Yeremiya. Haravuze ngo nico gituma Uwiteka avuga ati nugaruka nzakugarura. Nabuzwa niki? Aho nutagaruka buhagaze. Aho ni amagambo gabiri. Uragiye. Wari wahuze. Satani yari kugutwara ukwishaka. Abakozi ba Satani barimo abarozi n'indaya zifite amafaranga ariko zidafite Imana. Zikazi gutwara ko byo kwa kabumbu. Mele yazivagani yanimanga. Sashimwe cyane mimi. Uzubanza witondere na buri muntu wese ukubwiye ngo arashaka gufatanya yerekwa nawe. Nimba ufite Imana. Nugaruka nzakugarura. Nukomeza kuzerera genzerere. Ni wanga ashobora kuvana akaja mu bivuga butumwa Iburaya. Akaja mu bivuga butumwa muri Amerika. Kandi afite abagore babiri. Yabona ko makacatsa akazana ngo ifaranga amadolari n'amayero. Yohuma Imana amasoga ngo yibagire ko yashatse undi mugore wenda yamutaye Kampala. Soma wa mugabo. Yewe nugaruka nibwo nzakugarura, nutagaruka nzakure kuzerera. Niende wapi nije pushe na uso wa Bwana. Nta kuntu wohindura isi abantu bakemanga ubuzima bwawe bw'Imana. Hallelujah. Birasaba imbaraga, biranasaba ubwawe. Paul yavuze ngo je traite mon corps et je la sujette. Nwango njewe sinjewe ushaka ko abakorinto bakizwa gusa, naje ubwanje ndashaka gupfa. Imana ikanitikita kamere mu buzima bwanjye kugira ngo ningeze abantu mu ijuru, singasigare mu isi nanje tuzashana. Biragusaba gusenga, biragusaba kwiyiriza, biragusaba gukiranuka, biragusaba gutoza abana, kubabwira icyaha neza n'igisa naco. Birasaba kuba serious mu bintu by'Imana, ukabura umuntu udakina. Sashimwe cyane. Amen. Sashimwe cyane. Usubira ngo ibintu byose bivugirwa hano ku gatuti byose bivuye ku mwuka w'Imana. Tiyari igihe umuntu anezerwa hano akatubwira ijambo aturukanye yari ririya nibyo by'umwuka. Naho ibintu uza hano ukaza ukaruhukaja mu bindi. Hari igihe Satani zikurasa umwamba abanyamwuka niwe bazamenya amakuru. Nawe ntabyibuze. N'abandi benshi bisirimbiye gusa bagira ngo none uracari umunezero. Naho warushija mu rwenya rw'imiryango. Bikaba birarangiye naho gahano. Yahakurasiya nahazikurasiya. Sahana. Reka mbireke. Amen. Amen. Icyo wahagurukanye iri utubwiye ngo uje gutera hari nico cy'umwuka gusa. Kiriya kindi winjiye mu karwa ukamara hafi umwanya munini uzugitinya cyane. Nabanyamwuka mbisubiremo bazabamenya ko Satani yakure. Umuntu ashobora no guhagarikira tumenye ko warashwe. None ukaruha abantu bakaja mu bindi. Nawe ubwawe tufata icyemezo kuwawe inkoni y'ubutwari. Amen. Umuntu w'Imana waba uyoboye abamama, waba uyoboye abana, uzumenye iyo nkoni y'ubutwari Imana yaguhaye ko atari ubukina. Ni wowe ugomba kumenya ngo akakajagari reka mega hagaritse gatoya kubera iki iyo nkoni y'ubutwari bayifite kakanya. Yesu ashimwe cyane. Soma aya magambo gira twinjire mu mwanya wo gusoza. Nugaruka nzakugarura. Nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye. Abagabo b'Imana n'abagore Imana irashaka ko uhagarara imbere yayo. Kandi ibishimwa nubivanwa mu bigawa uzaba kanwa kanje. Bazakugarukira ariko ntuzabagarukira. Kandi Haleluya. None uyu n'abapfumu ninde basanze bazagira gute? Wowe ntuzagira gute? Ese hari ijambo mwasomye rivuga ngo nzakugira umutwe? None wowe bazaba Kristo icyo kibazo ngagiterera mu kirere sinkibabaza. Uri umutwe? Ngitereye mu kirere nta muntu baje. Hoba mu muryango wawe uri umutwe nk'umunyamwuka. Mine zavagalia inimanga. Hallelujah. Hallelujah. Oya hoba muri timu y'abaririmbyi muririmbana uri umutwe. Ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ukandagira abandi. Ni ukuvuga ngo direction, icyo bita dominion, icyo bita kuganza biri kuri wewe. Jewe naratangaye umugabo waramwita John Banda wo muri South Africa. Yabwiye Imana ngo ndashaka ngo mpindure uko washatse nzabawe mu Mana. Ngo arangize Imana imutiza imbaraga zikirenga. Umunsi umwe akazabaza abazimu ngo ese muranzi baramubwira ngo turakuze. Ndinde nguri John Banda umukozi w'Imana dutinya.
uwo munsi niho nibajije ikibazo kivuga ngo ese abakristo bose bahe bazenguruka mu makartier cyangwa bahe bagendagenda hariho hose abazimu baza babamenya kandi barangiza bagashubwo bababonye. Nimuhaguruke gatoya yagira tuzasoma ijambo rya nyuma ryo gusenga. Yewe ntabwo ari ugukizwa gusa, ni ukuzasohoza icyo Imana yavuze. Jewe natinya abagabo b'Imana batandukanye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndifuza ngo dusome ijambo ryo gusenga rimwe gusa nibyo ndangirijeho. Mwihangane cyane kuba dusomye ibintu byinshi. Reka dusome Matayo 10 igice cya 4 umurongo wa 13 kugeza ku wa 16. Mwene data muturanye nadufashe gusomera ijambo nanone rigaragaza impinduka zikirenga. Imana iyo yagusanze n'umwana wayo hamwe n'umwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Ibi byavuzwe kuri Yesu ariko yagiye kuja mu ijuru abisigira abigishwa. Urebe nimba aho ugeze agace kazagahinduka akamasoko karinzitane kari ubutayu. Yesu ashimwe cyane kuko umunyamugisha yagatashe. Ngaye soma twumve mutumisha. Matayo kangahe? Igice cya 4 umurongo wa 13 dusoreze ku murongo wa 16. Matayo 14:13 kugeza ku murongo wa 16. Naye magambo dusorejeho Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Ico gihe Yesu ava i Galilaya ajya kuri Yorodani asanga Yohana ngo amubatize. Nawe ashaka kumuhakanira ati ni kangahe wasomye? 3:13. Oye 4:13. Nani gumugisha? Sorry. Yimuka i Nazareti atura i Kaperinaumu umudugudu uri ku nyanja mu rugabano rw'Izeburoni na Naftali ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore ngo mu gihugu cya Zeburoni na Naftali, hafi y'inyanja hakurya ya Yorodani, hafi y'inyanja, hafi y'ikibazo cyawe, hafi y'intambara wagize, hafi y'amakuba yabayeho, hafi y'umwijima wakubitanye nawe tutazi bigenda gute. Ni Galilaya y'abapagani. Abantu bari bicaye mu mwijima, babonye umucyo kubera abakristo bahatashe mwinshi. Kandi abari bicaye mu gihugu cy'urupfu, babonye no mu gicucu cyarwo bamurikiwe n'umucyo. Amen. Imana ikumurikirishe umucyo wayo mu izina rya Yesu. Uretse n'umucyo wayo kukumurikira Imana, haleluya, iguhindurira amateka, icyo bita new beginning, new navigation. Imana ikwirize mu yindi si y'amateka masha, y'umunezero, y'uburumbuke n'amasoko. Mureke dusenge tubwire Imana ngo Mana duhe kuba abo washatse ko tuzababo. Cyo ni kimwe. Yesu ashimwe cyane. Duhe kuba ibyo washatse ko tuzababo. Ntabwo ibi bizanwa n'imbaraga z'umuntu. Umwuka w'Uwiteka Imana azadufasha kugira ngo tuzave mu isi dusohoje ibyo Imana yashatse ko tuzakoresha. Dusenge. Mana izagiye mu ijuru, Data turagushimiye wahaye ubwoko bwawe mu gihe cyabo. Iki ni igihe cyacu kuri none. Bose ba Yeremiya, ba Daniyeli barapfuye, ba Yoshuwa, ba Kalebu, ba Esiteri na ba Debora barapfuye ntibakiriho. Witeguye gukoresha abagabo n'abagore bakwemeye, bakijijwe, bazi Imana. Turasabira umuntu wese gukanguka no kumenya icyo Umwuka yavuze azakora akiriho, kumenya icyo Umwuka yiteguye